nawe muri uyu mwanya ukimara kumva ijambo ry'Imana ndagira ngo ugire icyifuzo kivuga ngo ndashaka Kristo kunzura, ndashaka Kristo kunzukana nawe, ndashaka Kristo ko mpembuka, ubuzima bwawe buzuke, uwo mubiri wawe uzuke. Izo ndwara Bibiliya iravuga mu 103 muri Zaburi, ni ubabarira ibyo wakiraniwe byose ngo agacungura ubugingo bwawe ngo butagwa muri rwarwo, yarangiza ngo akagukiza indwara zawe zose. Haleluya. Uraryoshye Yesu. Ntabwo ari ebyiri, ni zose. Ntabwo ari ibicurane na diabete na cancer na sida na HIV na sida na covid byose. Ntabwo kuri ntabwo Yesu mbabwira cyangwa Yesu nzi, ntabwo ari Yesu w'igice, ni Yesu wuzuye. Ndabahugura ubwo muri abashyitsi n'abimukira kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mwirinde kubera iki? Ikirwanya ubugingo nicyo ngicyo, mwirinde irari ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, abapagani abatizera Imana, abatazi Kristo niba babona bavuge batari ko aba bantu n'aba Kristo. Haleluya. Wari uzi ko abapagani aribo barebye ntumwa bakavuga ngo bano bantu berankrana skupradea dovetuka. Mana turagushimye, urera urakiranuka, waraturinze nk'abanyarwanda, by'umwihariko itorero wironkeye mu maraso yawe. Wakoze imirimo, turi amahoro nuhimbazwe. Baba batwumva ongera weze imitima yabo, kuko ijambo ryawe ryamwe ngo ujya kuvuga izina ryave mu bidatunganye. Turasenze kugira ngo Mwami Imana yacu tunganye ubu bwoko bwawe, babashe Mwami Imana yacu gusingira imbaraga zawe. Uhereye aka kanya reka wakoraga ibyaha yihanire kureka kandi asingire Mwami Imana yacu presence yawe. Mwami Imana yacu dutumye imbaraga zawe, kuko ijambo ryawe ryabayeho tutarabaho. Nuko umuririmbyi yaravuze ngo nuko mukora imirimo yanyu nzajya mbafasha mu mibabaro, murya umutsi mutera imbaraga n'iryo jambo ry'Imana, munywe no ku mazi y'ubugingo ariyo masengesho. Aka kanya turasenze abarwayi bakire bari mu bitaro bari kutwumva, abari bafite Mwami Imana yacu intege nke bongere basuremo imbaraga, kandi Kristo Yesu iri jambo tugiye kumva ndetse ubwoko bwawe bugiye kumva, reka Kristo Yesu risa n'inkike zari zarasenyutse, abantu bacira amavuta mashya kuko uri Imana y'imbaraga. Mwami Imana yacu dusabye kwizera kuri uyu munsi, kuko kwizera kuzanwa no kumva ijambo ryawe. Umwana wawe ugiye kubwiriza, reka Kristo Yesu umumanurireho amavuta adasanzwe. Reka Kristo Yesu iri jambo uriherekeresha imirimo n'ibitangaza, kandi studio turimo Mwami Imana yacu ukomeze ubashyigikire. Mwami Imana yacu buri ndyanyi yose na buri kintu cyose cyaca connection turakinanije mu izina rya Yesu, dutumiye kwera kwa. Urakoze kuri Imana yumvise gusenga, ni mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti tubisabye twizeye. Amen. Bless you. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Turasoma mu Bakolosayi ibice byaho 3. Abakolosayi ibice byaho 3 n'umurongo, turahera ku murongo wa mbere dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Abakolosayi ibice byaho 3 n'umurongo waho wa mbere dusome mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Bibiliya iratubwira ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima kubiri hejuru atari kubiri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Nuko noneho mwica ingeso zanyu z'ibyisi, gusambana no gukora ibiteye isoni no kugirirana no kurarikirana n'imyifurize yose ayo gusenga ibigirwamana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, kandi Imana ishimwe kubw'ijambo ryayo. Iri ni ijambo turaza gufatanya n'irindi riri muri Petero wa mbere ibice byaho 2 no murongo waho w'9. Aravuga ngo
ariko mwebwe muri ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo w'itangazo. Kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa ariko mwarababariwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Petero wa mbere aravuze ngo yandikiye abera arababwira ati mwebwe muri ubwoko bwera, muri ubwoko bwatoranijwe, muri ubwoko bwejejwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, the holy nation, ishyanga ryera, ubwoko butuye ukwabwo, abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye. So no kuvuga ngo hano ndashaka kugira ngo mvuge ku imbaraga z'umukristo. Imbaraga z'umukristo. Umukristo ninde? Umukristo niki? Umukristo agaragarate muri iyi si ndetse no mu isi y'umwuka. Bibiliya iratubwira ngo ntago muri abantu basanzwe. Nawe ndashaka kugira ngo nkubwire, ndavugana nawe wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Wowe wumvise ijambo ry'Imana ukemera ukabatizwa ukaba witirirwa Kristo. Imana ishimwe cyane. Simvuze ngo ube uri mu idini runaka. Sinitaye ku idini, ahubwo kuba wizera Yesu Kristo. Nishaka mvuge ngo na Yesu Kristo nta kibazo, uko wabivuga kose byose birumvikana. Hanyuma ndashaka kuvuga imbaraga z'umuntu witwa umukristo. Ubundi urabona muri iyi si abakristo nibo benshi, ni benshi cyane. Hano mu gihugu ndatekereza ko 90% ari abakristo. 90% hano ni abakristo. Nibyo. Abandi wenda tuvuge sindamenye izi ngero neza, ariko abandi basigaye nabatagira idini, abandi bakaba wenda mu yandi madini. Hanyuma 90% niba ari abakristo, kuvuga ngo ubwo ndi kuvugana n'umubare mwinshi cyane. Ndavugana n'abantu benshi cyane. So imbaraga z'umukristo. Icyambere, umukristo ninde? Umukristo ni umuntu wese witiriwe izina rya Kristo, akizera Kristo kandi akexperiencing imbaraga z'umwami wacu. Ntabwo ari ukubatizwa gusa ngo birangiriraho. There must be a change. Hagomba kubaho total change. Bikagaragara ko Jado wa kera atari we Jado w'uyu. Abakuzi muri za wenda tuvuge 95 bakubona uyu munsi bagasanga uratandukanye. Abakuzi mu myaka yashize uyu munsi bakureba bagasanga uri umuntu utandukanye. Birashoboka n'abakuze uyu munsi bashobora kubona utandukanye. Kubera iki? Ukimara kwitwa umukristo ugomba kugira impinduka. Haleluya. Ugomba kugira impinduka. Twarahindutse. Bigomba kugaragara nawe ubwawe ukihamiriza. Buryo umutima wawe, Paulo yaravuze ngo umutima wanjye, umwuka wanjye n'umwuka w'Imana duhamanya neza ko turabana b'Imana. Haleluya. Uracyumva icyo kintu? Umwuka wanjye njewe ubwanjye hamwe na Holy Spirit n'umwuka w'Imana duhamanya neza ko ndi umwana w'Imana. Bityo rero wowe ubwawe ugomba kubyimenyaho, ukamenya uti narahindutse, ndi umwana w'Imana. Bibiliya irabivuga muri Yohana ngo abamwizeye bose bakizera izina rye bose bahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo bene abo ntibabayeho kubw'ubushake bw'umuntu, ntabwo babayeho kubw'ubushake bw'umugabo cyangwa ubw'umugore. Buriya babaye matiriyo. Iyo batabyemera Imana yari kunyuza ahandi, ni Imana yari gucisha ahandi, ariko babaye ibikoresho Imana ibaha umugisha. Haleluya. Noneho ngo ntabwo ari kuri ubwo twabayeho, ahubwo babyawe n'Imana. Imana niyo yababyaye, ni umutungo w'Imana, n'abana b'Imana. DNA yabo, amaraso yabo baturuka mu ijuru. Niyo mpamvu citizenship yacu atari ya hano mu isi gusa, ahubwo dufite citizenship yo mu ijuru. Twebwe duturuka mu ijuru, hanyuma tugakorera kuri ubu butaka. Ukwiriye kubimenya. Twaratoranijwe. Igihe wamenye Kristo, reka mbabwire ko ntabwo ari abantu benshi bifuza kuba umukristo ngo byemere. Wowe wumvisha iryo jwi ukaryitaba, ukumva ushaka Imana, ukumva ufite inyota, ntutekereze ko ari ibintu bihabwa buri wese.
ntabwo ari ibihabwa buri wese, ni ubuntu. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ntimugahabwe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. Haleluya. Abantu bafite ubuntu bw'Imana bakabupfusha ubusa, ngomba kubugundira. Umwana umwe yahawe umurage, yarasabye ati mumpereze umurage, barawumuhereza, arangije ngo arawurya, jya mu gihugu cyako, ajya mu nzoga, ajya mu busambanyi, ajya mu bizira, arangije yurira indege aragenda. Ageze aho agera amafaranga arashira, arangije ajya kuragira ingurube. Aragiye ingurube, byamugendekeye nabi, ariko igihe kimwe aza kubibwira, aravuga ati ariko yisubiraho arisuzuma. Cyangwa uyu munsi akagira umuntu wisuzuma, cyangwa uyu munsi akagira umuntu wisubiraho, akavuga uti ibi ndimo si bikwiriye, ugafata umwanzuro. Yesu aracyagutegeye amaboko, avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange. Ikintu cya mbere kiremereza umuntu ni ibyaha. Noneho ngo yisubiramo, arangije aravuga ati reka nsubire, let me go back home, reka nsubire iwacu. Arangije ngo asubire iwabo. Ise akimubona, malazogreno kaporani, ngo akimubona aranezererwa cyane, aramuhobera. Cya kabiri ahita amwambika impeta, aravuga ati yo wari warazimiye, arongera arabonetse, aragarutse. Noneho ngo ahita abwira mukuru ati genda ufate ikibyibushye umubagire, nugaruka muri Kristo stili baragutegereje, kandi uraza kuhabona umunezero, uraza kubona amahoro, uraza kubona hari ibyiza biba mu Mana. Kandi rwose Imana yishimira, ntabwo Imana inezezwa n'ukuntu umuntu agwa iteka, ahubwo Imana inezezwa n'igihe wamenye ko ukwiriye kubyuka ukagaruka ku muremyi wawe, ukagaruka kuri bwa buntu, ukongera ukabufata ukabugundira. So narangije undi agira ishyari, aravuga ati twebwe tubaye hano ntabwo uratubagira, ariko uyu nguyu arababwira ati uyu yari yarazimiye none arabonetse, mumufate neza. Amwambika ikanzu. Iyo uje muri Yesu ni ngombwa ko wambara ikanzu. Imirimo bisobanura imirimo myiza, kuko Imana yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu uhereye kera kugira ngo tuyigenderemo. Icyo ni kimana gushaka. Hanyuma arangije amwambika impeta, bivuga isezerano, isezerano ry'Imana, ijambo ry'Imana, ngomba guhora uryambaye, ngomba kurigenda. Ikindi aramubagira, ararya, arahembuka, ugomba kuzuzwa mu Mana, ugomba kuzura mu Mana. Rero niyo mpamvu twasomye ijambo rikomeye cyane, ravuga ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, kuko igihe twabatizwaga byavugaga gupfa, twarangiza tukazukana na Kristo. Nicyo bivuze umubatizo, ni ugupfana na Kristo ukazukana nawe. Kandi Yesu yigeze yabivuga, abisobanura witwa Nikodemo, aramubwira ngo ni ngombwa ko umuntu abyarwa ubwa kabiri, agapfa akongera akazuka. Ni ngombwa ko umuntu abyarwa n'amazi n'umwuka. Undi aravuga ati umuntu yabyarwa bwa kabiri gute, byagenda gute kandi akuze? Ibaze, yigishaga amategeko, ariko ururimi Yesu yavugaga ntabwo yarwumvaga. Yesu aramubwira ngo no, ugomba kuvuka ubwa kabiri, ejo bundi nari ndi kumwe n'umuntu ari kuvuga ngo kamere ntipfa, ngo ahubwo irasinzira. No, ntabwo mbyemera. Kamere igomba gupfa, ukazuka urundi muntu mushya, ibitekerezo bishya, imikorere mishya. Ugomba kuzuka mu izina rya Yesu. Hari imbaraga ziguzura umuntu. Yes, Yesu yarapfuye arazuka. Kandi ngo nuko niba mwarazukanwe, niba mwarazuranywe, Imana Data yaratuzuye, niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru. Hari abantu bazuka ariko bakongera bagatekereza ku bya kera. No, ntabwo aho ngaho wakwe experiencinga imbaraga z'umuzuko. No, ntabwo bishoboka. Yesu yapfuye, yari umuntu, ariko azuka ari Imana yuzuye. Kuko yajyaga aca mu bikuta akabonekera abantu. Ikindi gihe abantu bari mu nzira bakabona ari hagati yabo, bakongera bakamubura. Ikindi gihe bakabona aje ku nyanja, bwabakereyeho akabahereza. Mbese ni ukuvuga ngo iki? Iyo uzutse ugomba kuzukana izindi mbaraga, ugomba kuzukana ubundi butware, ugomba kuzukana ubundi bushobozi. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na skorpiyo n'imbaraga zose z'umwijima. Kandi Yesu aravuga ngo nta kizagira icyo kibatwara rwose. So izo mbaraga rero zigomba kuba experienced mu buzima bwawe. Aravuga ngo niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru. Mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari, kuko niho turi. Biriya iravuga muri Efeso ibice byaho bibi ngo yatuzuranye nawe twicazanya nawe. Yatuzuranye na Kristo, itwicazanya na Data.
haleluya mu buryo bw'umwuka mw'ijuru ngo niho turi mu buryo bw'umwuka so tugomba gutekereza ibiri hejuru ntago tugomba gutekereza ibintu biri hasi ugomba guhindura imyumvire mu Kristo mwene data ukamenya kuri ubwoko bwera ukamenya kuri umutambyi ukamenya kuri nishanga Imana yaragutoranyije ntabwo ukwiriye kwishushanya n'abiki gihe niyo mpamvu yavuze ngo bityo rero ndabahugura ubwo muri abashyitsi n'abimukira kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo mwirinde kubera iki ikirwanya ubugingo nicyo ngicyo mwirinde irari ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani abatizera Imana abatazi Kristo niba babona bavuge batariko aba bantu n'aba Kristo haleluya wari uzi ko abapagani aribo barebye ntumwa bakavuga ngo bano bantu berankrana skupradea dovetuka uzi ko abarebye baravuga bati wa aba bantu ntabwo basanzwe babanye na Kristo n'aba Kristo haleluya so niba kureba bakwita izina bavuge bati koko uri umukozi w'Imana uri umwana w'Imana bakwita izina Imana ishimwe cyane bavuge bati koko muri aba Kristo ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya gusebya ntago bitangiye umunsi wa none ni ibintu byatangiye kuva kera nubwo babasebya nk'abakora nabi nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana haleluya ku munsi wo kugendererwamo Imana ngo mu munsi wo kugendererwamo Imana igenderera abantu wari uzi ko bari bapagane batazi Yesu hari igihe cyabo cyo kugendererwa so mu gihe cyabo cyo kugendererwa ntibagire inkomyi ahubwo nibareba imirimo yanyu bahumuke bavuge bati koko bano n'aba Kristo haleluya bityo rero niba turi abantu bazukanwe na Kristo dukwiye gutekereza ibiri hejuru dukwiye gutekereza ibiri hejuru ntabwo ukwiriye gutinda ku bintu bidafatika ntabwo ukwiriye gutinda ntabwo ukwiriye kuba uri ahantu haciriritse niyo mpamvu ureba intumwa zahisemo icyumba cyo hejuru mu gihe zajyaga gutegereza Yesu cyo hejuru zahisemo icyumba cyo hejuru ziravuga ziti okay nanjye nicyo nkunda noneho reka twigire hejuru reka dutambuke tuzamuke hejuru bazamuka bivuze iki ukwiriye kuzamura imyumvire yawe imisengere yawe kwizera kwawe kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana uburyo usabana n'Imana ukwiriye kuzamuka ugasiga bene wanyu ukwiriye kuzamuka ugasiga kamerezi wanyu impamvu karande zigukurikirana zo mu miryango ni ukubera ko ukora nk'ibyabo kubera ko ukora nk'ibyabo rero za zindi zibahiga bya bindi bibagenda nawe bizakubona isn't it siko bimeze bizakubona bizakugeraho kubera iki kuko umeze nkabo usa nabo ukwiriye kugira itandukaniro haleluya malakore vradoskera ukwiriye kugira itandukaniro nyene data mushiki wanjye ukwiriye kugira itandukaniro kandi ngo abapagani nibari birebe bavuge bati koko niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru mutekereze ibiri hejuru ntabwo dukwiriye gutinda muri ibi bintu bidafatika Yesu yaravuze ngo mwe kuzajya mugira ibintu byo kwiganyira ibyo kurya n'ibyo kwambara n'ibyo kugira gute ibyo ndabizi yambika uburabyo Bibiliya iravuga ngo abapagane nabo barabyifuza none niba mwebwe muri abanjye mwibwira yuko nabizi mwibwira ko nabazi ngo ahubwo dore icy'ingenzi mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose bizagenda biza ibindi byose bizaza ari inyongera kuko data wa twese ngo arabizi ko ibyo namwe mubikeneye murakeneye gutura murakeneye kugenda mu modoka murakeneye kurira indege murakeneye ibyo bindi byose murabikeneye data arabizi ayo si amasezerano reka mbabwire ayo si amasezerano kumbwira ko nzubaka inzu I know ngomba kugira nta nubwo ngomba kugira imwe ngomba kugira amazu ni uburenganzira bwanjye hari ubutaka bwinshi butubatsweho Imana ishimwe cyane haleluya kumbwira imodoka ndabizi ahubwo n'ujya ubona bari kugwanurira cyane uzajya umenya kuri mu ntege nke kwizera kwawe kwatenebutse
hari utuntu tw'uduhenda abana cyangwa se utubiswi ryiriwe gutya mu by'ukuri ibyo ni ibipupe mu isi y'umwuka ibyo ni ibipupe mu isi y'umwuka ibyo ni ibintu byatugenewe nose niba abapagani babibona twebwe twabibura gute kuraho gutinzwa n'inyongezo ariko kugira ngo umuntu atinde ari kubwira ngo mu nyongeze barakongeza utari wanaguze so ari abakristo benshi bashaka kugira ngo bongezwe kandi bataguze ntabwo uri umukiriya w'ubwami bw'Imana ntabwo uri umukiriya w'ubwami bw'Imana ntacyo uri gukoramo uri umunebwe wirirwa uri mu magambo gusa wirirwa uri mu bibi wirirwa uvuga abandi uba mu bintu bitakwiriye warangiza ukaza gusaba inyongezo no banza uba umukiriya w'ubwami banza Imana ishimwe cyane gira ibyo usiga gira ibyo ureka gira ibyo utakaza gira ibyo utandukana nabyo gira itandukaniro gira ingeso mbi ureka shimwa Yesu Imana ishimwe cyane uzi ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya biremera niba mwarazuranywe na Kristo utari wazuka ntuzigera ubona ubwiza bw'Imana utari wazuka ntabwo uzigera ubona gukora kw'Imana haleluya ariko niba yari twarazukanye na Kristo kandi reka babwire icyazutse ntabwo cyongera gupfa cyapfuye kiba cyapfuye ariko icyazutse ntabwo cyongera gupfa haleluya bivuze iki Kristo azuka yazukanye ubundi butware kandi ubwo butware abo transferinga kuri twebwe arabwohereza aravuga ati mbahaye ubutware kuko ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi nabugabanye nibwo yavuze ati nahawe ubutware bwo mu ijuru no mu isi isi yayoborwaga na Satani yari yaratsikamiwe na Satani yarakandanijwe n'umwanzi ariko aravuga ngo nahawe ubutware bwo mu ijuru no mu isi haleluya namwe ndabubahaye uko data yantumye namwe niko mbatumye ibyo data yamaye nanjye ndabibahaye gende mu mahanga yose ibyo data yansigiye nanjye ndabibasigiye uko data yankoresheje namwe ndabakoresheje haleluya ngo nzabana namwe nzagendana namwe sinzabasiga sinzabahaye wari uzi ko tutari twenyine mu gihe duhagurutse gukora ubushake bwa data yavuze ngo ndi kumwe namwe misi yose muzaca mu bikomeye muzangwa nkuko nange banyanze bizabagendekera ntabwo isi izabagwa neza ariko muhumure mbahaye ubutware nanesheje isi mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na scorpion hari inzoka zizabitambika ariko muzazikandagire hari uburwayi buri ku buzima bwawe hari ingorane zaje ku buzima bwawe hari agahinda kaje hari ibyago byaguteye ariko dufite ubutware igaranzura ibyo byari byarakwicariye umenye ko muri Kristo Yesu twazukanywe nawe haleluya witinda ku ndwara Yesu n'umukiza witinda ku ngorane wagize Yesu n'umukiza kuko ngo yishyizeho intimba zacu yishyiraho agahinda kacu yishyiraho umubabaro wacu ibyo byose ngo yarabyikoreye arangije aratuvunjira aduhereza amahoro aduhereza icyubahiro niyo mpamvu bamwambitse ikamba ry'amahwa bamwambitse ikamba ry'amahwa arangije bamwambika ibisharira ibibabaza kugira ngo aduhereze ubwiza haleluya aduhereze kuryoherwa bamuhereza inzoga isharira yitwa sipongo ariko aratuvunjira ibyadushaririraga arabitwara kuko yagerageje arangije aduhereza kuryoherwa muri Kristo kuko yagerageje niyo mpamvu iyo turi muri Kristo turaryoherwa iyo turi muri Kristo tugira ibyiringiro iyo turi muri Kristo dusa neza bwiza bw'Imana haleluya mpamvu ngo bakuseze icyangiro bakuroza icyangiro ntabwo urahura na Yesu ntabwo murahura va mu bapfumu nimucakirana na Yesu kamuhereza umwanya kavuga uti ngiye kugendana nawe shimwa Yesu ndakubwiza ukuri abantu bazagukunda kuko azakwigisha neza azakwigisha imirimo myiza kandi imirimo y'umuntu imirimo myiza ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa haleluya ntabwo abantu bagukunda gutyo gusa ntacyo bakubonyeho na Yesu bamukurikiraga kubera ibyo yabakoreraga
yabakirizaga abarwayi, yabazuriraga yarabagaburiye, yarabagaburiraga, yabakoreraga ibyiza. Bakamukurikira. Nese ushaka abantu bagukunde kubera iki? Hari imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, iyi Imana yaturemanye, iyi Imana yaturemeye. Iyo ngiyo utangiye kwikora, ibyari byaragusuzuguye bitangira kukuba, kuko winjiye mu Imana yaguhamagara, kandi uba winjiye mu Imana yakuremeye. Imana yakuremeye n'ukubera mugenzi wawe inyunganizi. Imana yakuremeye buri muntu wese utwumva afite uwo yakunganira, afite icyo yamara mu bwami bw'Imana, ufite icyo wakora. Wirinde kuba uri aho ngaho gusa ntacyo urimo urakora, kuko ntago ari Imana yaturemeye. Niba twarazukanywe nawe rero dutekereze biri hejuru. Haleluya. Apana kubiri mu isi ngo tubitindeho, birashirana no kwifuza kwa. Kuko bigomba gushira, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu, azerekanwa namwe, muzahera ko mwerekanwe nawe muri mu bwiza. Kristo atari yerekanwa mu buzima bwawe, ntabwo ushobora kurabagirana, ntabwo ushobora kugaragara, ubwiza ntabwo buboneka. Ariko Kristo narabagirana, Bibiliya iravuga ngo uko azasa niko tuzasa. Ariko wabyumvise, Kristo naza mu buzima bwawe, uko asa nawe ni kuri busa. Haleluya. Uko abantu bamukurikiraga nawe bazagukurikira, uko amafaranga yamwubahaga nawe azakubaha, uko yafataga ibintu byari bike bikabamwa byinshi, nawe bizakugendekera. Kuko kwari ngo niko natwe turi muri iyi si. Iyo tumwizeye, iyo twemeye kugendana nawe, iyo twemeye gukorana nawe, uko ari niko natwe turi. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amavuta. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Ndagira ngo rero mbabwire ngo nicyo Imana itubwira, nicyo Imana idushakaho muri iki gitondo. Niba twarazukanywe nawe, ubugingo bwacu bwarahishanywe nawe, dukwiye kurabagirana mu bwiza. Itorero ry'Imana ni igihe tugomba kurabagirana, ni igihe abasenga bagomba kurabagirana, ni igihe abasenga bagomba kwitandukanya n'isi. Nibyo. Bagasa n'uwo bitirirwa, bagasa n'uwo basa nawe, bagasa n'uwo aho baturutse. Aho twaturutse tugomba kuha representing, tugomba kuherekana. Amen. Nta kibazo cy'uko warwaye. Kristo naba muri wowe ukazukana nawe, ntabwo uri buzuko ukifite za ndwara. Kristo ntabwo yazukanye intege nke, yazukanye imbaraga. Iyo twa experiences imbaraga z'umuzuko, tuzukana n'imbaraga. Ntabwo indwara iba ikigufiteho urutabi, ntiba ikigufiteho ububasha, ibyaha ntibiba bikigufiteho ububasha bwo kugutsinda. Ibigutsikamira niba bigifite ububasha bwo kugutsikamira. Ubukene ntibuba bugifite ijambo ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi wa none abantu bashobora kuba bari kukureba muri iyi shusho, ariko nuzukana na Kristo barakubona mu yindi shusho. Haleluya. Reka Kristo rero arabagiranire mu buzima bwawe. Ubugingo bwacu ngo niba bwarahishanywe na Kristo, ibyo bizatera, haleluya, bizatuma yerekanwa natwe, kandi natwe twerekanirwe muri we mu bwiza. Haleluya. Ubundi bwiza budasanzwe. Imana ibagire neza, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo muri uyu mwanya tukwifurize kugira ngo uzuke. Bibiliya iravuga ngo yewe usinziriye kandi ukuzuke, Kristo abone uko akumurikira. Rero arashaka kumurikira urugo rwawe, umuryango wawe, ubuzima bwawe, aho uri mu buzima bwawe, business yawe, mu kazi kawe. Reka Yesu agere muri buri kintu cyose, kuko Yesu ahantu umutumiye hose arahagera. Numutumira ku nyanja warobye byanze, azahagera bigende neza. Nukuvuga ngo buri mpande zose, buri aspect y'ubuzima bwawe yose Yesu yayigeramo kandi bigatungana. Haleluya. Now muri uyu mwanya ukimura kumva ijambo ry'Imana, ndagira ngo ugire icyifuzo kivuga ngo ndashaka Kristo kunzura, ndashaka Kristo kunzukana nawe, ndashaka Kristo kumpembuka, ubuzima bwawe buzuke, uwo mubiri wawe uzuke. Izo ndwara Bibiliya iravuga mu 103 muri Zaburi, ni ubabarira ibyo wakiraniwe byose, ngo agacungura ubugingo bwawe ngo butagwa muri rwarwo. Yarangiza ngo akagukiza indwara zawe zose. Haleluya. Uraryoshye Yesu. Ntabwo ari ebyiri, ni zose. Ni zose. Ntabwo ari ibicurane na diabete na cancer na sida na HIV na sida na covid byose.
ntabwo akora ibintu Oh man, ntabwo Yesu ari ntabwo Yesu mbabwira cyangwa Yesu nzi ntabwo ari Yesu w'igice ni Yesu wuzuye ugera mu buzima bwawe bigahinduka n'abandi bakazabona ko byahindutse. Imana ibaho umugisha, mugirirwe neza n'Imana. Niba uhisemo kwakira Yesu Kristo w'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ndagira ngo ushobora kuvuga uti Mana data mu izina rya Yesu maze kumva ijambo ryawe, ndakwizeye mbera umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Uhereye nona mfashe icyemezo cyo kugendana nawe, tura muri nge nanjye nture muri wowe, tugendane iminsi yo kubaho kwanjye mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Ugikonfesinga iryo jambo, ukimara kuvuga iryo jambo, wemeye ko Yesu Kristo ari umwami, ukamwatuza akanwa kawe, ukizeza umutima ko yazutse mu bapfuye, ukemera nawe ko akuzura, akaguha umubiri mushya, akaguha ubwenge bushya, akaguha umutima mushya, akaguha imikorere mishya, akaguha imvugo nshya, ururimi rushya, ukemera ko Yesu ahindura ubuzima bwawe. Tangira usome Bibiliya, tangira usome ijambo ry'Imana, tangira usenge, tangira uterane n'abera, utangire uterane n'abera, utangire ugendane n'Imana. Usiga ibya kera, utandukane n'imikorere y'akavukire n'irari ry'akavukire, maze wakire imbaraga y'umwuka wera itangire ikorere muri wowe. Maze icyo ujya mu gukora cyose ujye ubwira umwuka wera w'Imana ko yavuze ngo nzabaha umwuka, nzabasigira umwuka wanjye. Ubwira uti nkore gute, nambare gute, ngende gute, nse gute, bigende gute, nkore gute. Umugisha inama azajya abana nawe, kandi nurangiza ukoresha ubwenge Imana yashyize mu buzima bwawe, ubwenge bwo guhitamo ikiza n'ikibi, maze uhitemo gukora icyiza. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Ushobora kutwumva wari urwaye, wari ufite ibibazo bitandukanye, nawe ndagira ngo muri aka kanya wizere aho uri. Niba uri mu rugo wapfukama, niba uri mu modoka ushobora gutuza nyine ukaba connected natwe, cyangwa se ukabasha kubana natwe mu buryo bwo kwizera, wizerane natwe mu gihe dusenga. Imbaraga z'Imana ziragukoraho. Niba urwaye, mu gihe dusenga imbaraga z'Imana zirashyira ibintu mu buryo ibyari bicuramye bicurukuke mu izina rya Yesu. Ndagira ngo dusenge Imana. Mana data wa twese, ndagushimiye kuri Imana igira neza. Urakoze data, abana bahindutse bawe, reka mwami Imana yacu bakira imbaraga zibatandukanya n'ibyaha, ubwoko bwawe, dusengeye abera, dusengeye abana bawe, reka wera akora imirimo n'ibitangaza z'Imana zibakoreho mu izina rya Yesu. Abarwaye bakire mu izina rya Yesu, abafite amadeni asubizwe, bishurirwe mu izina rya Yesu. Abo bitagendaga neza muri bizinesi reka bigende neza, abo bitagendaga neza mu mwuka, mu mubiri, mu bugingo reka bigende neza. Turasenga ngo mwami Imana ishobora byose, abantu babohoke mu mwuka, babohoke mu mubiri, bacire imbaraga zihindura, imbaraga dunamis, imbaraga zihindura byose kuba bisha, imbaraga z'Imana zihindura byose muri byose. Urakoze Mana, turagushimiye muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Imana iguhe umugisha. Aho wababaraga ntabwo wongera kubabara, aho wari urwaye ntabwo wongera kurwara, wakire kubaho, wakire ubuzima, kandi n'ibindi byose bigende neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Mwari muri kumwe na Pastor Janvier.